mu bami 28 batwaye u Rwanda mu bihe byo hambere. Kigeli wa kane Rwabugili ari mu baranzwe n'ibikorwa bitari bike by'ubutwari. Uyu ni umwami uzwi mu mateka y'u Rwanda kubera ubutwari bwe no guhanga udushya mu buyobozi. Yari inkotanyi cyane, indwanyi karahabutaka, yaharaniraga gutsinsura umwanzi w'u Rwanda aho yaba ari hose. Ikamba ry'ubwami mu mutwe, icumu, ingabo n'umuheto mu ntoki. Ku rugamba imbere n'icyizere cyinshi mu mirongo migari y'ingabo z'ibisumizi, ingangurarugo, inyaruguru n'izindi. Akaba yararahiriye kwagura u Rwanda kuva aho turubona rugera none kugeza mu majyaruguru ya Uganda ku kiyaga cya Edward kugeza hakurya y'Ikivu. N'ukugeza atanze akirwana mu buhanga n'ishyaka by'akataraboneka. Mu bwami bwo mu baturanyi mu majyaruguru y'u Rwanda ho baramuzi cyane kurusha abandi kuko we n'ingabo ze babakoreye bya mfurambi. Aya ni amagambo ya kimwe mu byivugo bye. Yagize ati: "Ndi Rwabugili rwa Mukobanya, umwami uganje ibihugu. Ndi Rukirigitangwe, ndi Ruganzu rwa Gihanga. Uwanjye arakora, undwanya aratsindwa. Ndi umwami wica nticwa, ndi Rugara rwa Kigeli. Uwampa inyundo ngakubita isi yose igahinda umushyitsi." Uyu yavutse mu 1840, atanga mu Gushyingo mu 1895. Yari umwami w'ubwami bw'u Rwanda mu mpera z'ikinyejana cya 19. Yari umwe mu bami b'abanyiginya baheruka ku ngoma yari ku butegetsi. Yari yarakomotse ku gisekuruza cye mu binyejana 4 byabanje. Yari umututsi ku izina ry'amavuko rya Rwabugili. Niwe mwami wa mbere mu mateka y'u Rwanda waje guhura n'abanyaburayi. Yashyizeho ingabo zifite intwaro yakuye mu Budage kandi abuza abanyamahanga benshi cyane cyane abarabu kwinjira mu bwami bwe. Reka turebe amateka, ibigwi n'ibirindiro by'umwami Kigeli wa kane Rwabugili. Ntucikwe, ni kuri Mwami Media TV. Njye ni Ndayisenga Claude Mwami. Tubahaye ikaze. Kigeli wa kane Rwabugili yari mwene Mutara wa kabiri Rwogera rwa Yuhi wa kane Gahindiro, Kamebambwe wa gatatu Sentabyo wa Gisanura cya Kirima wa kabiri Rujugira wa Yuhi Mazimpaka kugeza kuri Gihanga wahanze inka n'ingoma. Nyina ni Nyirakigeli Murorunkwere, yimye ingoma mu mwaka wa 1853 kugera mu Gushyingo 1895. Ni umwami wa 24 mu bami 28 bayoboye u Rwanda kuva hagana mu 1991. Umwami Rwabugili amateka muvuga ibintu byinshi. Abanyarwanda bamukunze bidacagase kubera ubutwari bwe. Urukundo yakundwaga n'abaturage rugaragarira mu kuba ari we mwami wahinduwe ibisugo byinshi. Amateka agaragaza ko Kigeli wa kane Rwabugili yaharaniraga ishyaka ry'imihigo kandi buri gihe akagaragaza ubushake bwo kugera ku cyo yiyemeje cyose. Iyi mico ngo niyo yamuranze kuva akiri umwana kugeza atanze. Ubutwari bwe bugaragarira kandi mu kuba ari we mwami w'u Rwanda wagize imitwe y'ingabo myinshi, aho mu mitwe y'ingabo u Rwanda rwagize igera ku 171. Uwe nk'umwami yari afitemo 64, ibintu bitigeze bigerwaho n'undi mwami uwo ari we wese wategetse u Rwanda. Abatekereza b'amateka bakunze kuvuga ko ingeso cyangwa se imico yaranze uyu mwami mu myaka 42 yaramye ku ngoma. Imwe muri izo ngeso ze zakunze gutindwaho ari uburyo yakundaga abagore n'abana, agakunda kugaba ndetse no guhora by'agahebuzo. Kubera iyo mico yatumye agira ingoro nyinshi mu gihugu, kuko mu ngoro 124 abami bose babayemo, ubwe nk'umwami yabaye mu ngoro zigera kuri 24, bituma anashakiramo abagore benshi kandi batandukanye. Umwami Rwabugili yabaye umugabo uzi kumara amazimwe y'abagore b'abakeba babicaga bigacika muri ibyo bihe, aho yashyize mu byiciro bitandukanye abagore be uko yari abafite ari 21 ngo buri wese amenye icyiciro arimo, bityo mu gihe Rwabugili atakiza gutaramana nabo batazabigiramo ikibazo. Kubera ko Rwabugili yagiraga ingoro nyinshi mu gihugu, byatumye ashaka abagore bo kuzibamo no kuzikenura, bakaba abagenga b'imitungo izirimo. Nk'uko tubikesha igitabo Intwari z'Imbanza zubatse u Rwanda rugahamya igitinyiro, cyanditswe n'umwanditsi w'amateka Nsanzabera Jean de Dieu, umushakashatsi ku muco, amateka n'ubuvanganzo. Tugiye kurebera hamwe amazina y'abagore ba Rwabugili n'ibyiciro babarizwagamo. Rwabugili yari afite izo ngoro zose zikabije ubwinshi hirya no hino mu Rwanda ugereranyije n'abami bamubanjirije. Byose bigaterwa n'uko igihugu cyari kimaze kuba Kigali kandi cyose akaba agomba kukigenzura. Umwami Kigeli wa kane Rwabugili yashatse abagore batatu ba mbere. Ari mu kigero cy'imyaka 20, abo ni Nyiraburunga,
nyiramarora na nyiramparaye. Bose bari bene nzirumbanje, bakaba babyara be kuko barabisengereza ba nyina Nyirakigeli Murorunkwere. Abagore be yari yarabagabanyijemo ibyiciro bitatu. Ibyiciro by'abagore ba Rwabugili byari biteye mu buryo bukurikira. Abagore bakuru bitwaga amagaju, barimo Nyiraburunga nyina wa Rutarindwa, Nyiramparaye nyina wa Muhigirwa, Nyiramarora nyina wa Kamarashavu na Bera bose, Nyirandabaruta nyina wa Sharangabo, Nyambibi wa mbere nyina wa Shozamihigo, Kanjogera nyina wa Musinga ndetse na Munana. Hari kandi Kagoyire ka Ruhezamihigo w'umumanukakazi, nyina wa Karuranganwa, Kangeyo ka Kanyabujinja ariwe bitaga umuhundwangeyo wa Ngarambe. Nyirandirikirwa ya Sendirima umutsobe, uyu we ntibabyaranye. Hakaba kandi uwari umugore witwaga Nyirabaziga. Hari n'abari hagati no hagati bitwaga abaterambabazi, barimo Nyambibi wa kabiri, uyu we yarasenzwe. Mukaremera Muserekande wa Nkanza ari nawe bitaga Nyiragahumuza. Kumukera nyina wa Nyindo wari Mabungo mu Bufumbira. Hari kandi Murerwangwije wari Irangwa. Gatolika Ruburika nyina wa Kitatire wari Mukabicunda amabano ya Nturo utarabyaye, yari umutwakazi. Hari abo mu cyiciro cy'abagore b'imihango. Abo ni abagore Rwabugili yashakaga babaga mu ngore z'imihango, bakabonana nawe azanywe no guterekera umukurambere wubakiye urwo rugo. Barimo bitwa abatahanashyaka, abakina ndetse n'inyamibwa. Icyakora hari n'ubwo Rwabugili yagiraga uwo akumbura akamutuma akamusanga, akagumaho kugeza ubwo iwabo bamusabye Rwabugili yakwemera kumubasubiza bakamushingira ahandi. Mu bagore b'imihango twavuga nka Kabarere ka Shumbusho, mushiki wa Mugugu, yarongowe na Rwabugili amurongorera mu rugo rw'imihango ku Kamonyi. Abaho bukeye musaza we Mugugu amusaba Rwabugili, amushingira Ruzindaza rwa Cambwa. Ruzindaza apfuye, Gashamura ka Rukangirashyamba rwa Kanyamuhungu w'umutsobe aramucyura, babyarana Rwampungu wahoze ari umutware mu Bumbogo. Abandi bagore b'imihango twavuga nka Mucuma wa Rwampembwe, Nyambibi wa gatatu ndetse n'abandi. Kubera ko Rwabugili yagiraga ingoro nyinshi mu gihugu, byatumye ashaka abagore bo kuzibamo no kuzikenura nk'uko twabonye haruguru, bakaba bagenga b'imitungo yabo. Twifashishije igitabo Intwari z'Imbanza zubatse u Rwanda rugamya igitinyiro, cyanditswe na Sanzabera Jean de Dieu, umushakashatsi ku muco, amateka n'ubuvanganzo. Tugiye kurebera hamwe amazina y'ibikomangoma Rwabugili yabyaranye n'abagore be. Ubusanzwe ibikomangoma n'abana b'umwami. Rwabugili yashatse abagore be ba mbere ari mu kigero cy'imyaka 20 uko twari tubirebye haruguru. Abagore yashatse bwa mbere ni batatu, aribo Nyiraburunga, Nyiramarora na Nyiramparaye. Bose bari bene nzirumbanje, bakaba babyara be kuko barabisengeneza ba Nyirakigeli Murorunkwere. Umwami w'u Rwanda Kigeli wa kane Rwabugili yashatse abagore basaga 20. Abo ni ababashize kumenyekana, babyarana abana basaga 14. Abo kandi nabo ni abamenyekanye. Abo twabashije gucukumbura dukurikije abagore bababyaye n'aba bakurikira. Barimo Rutarindwa nyina akaba Nyiraburunga banzirumbanje, uyu yari umukonokazi. Hakabamo kandi bari Nyonza nyina akaba Nyiraburunga bwanzirumbanje, uyu nawe akaba umukonokazi. Karara nyina akaba Nyiraburunga bwanzirumbanje, umukonokazi. Muhigirwa nyina akaba Nyiramparaye yanzirumbanje, umukonokazi. Burabyo nyina akaba Nyiramparaye yanzirumbanje, nawe akaba umukonokazi. Shozamihigo nyina akaba Nyambibi yarishingwa nkiko, akaba umuhakazi. Sharangabo nyina akaba Nyirandabaruta ya Sendirima, uyu kandi nawe akaba umutsobekazi. Kitatire nyina akaba Gatoyi umwegakazi. Munana nyina akaba Kanjogera ka Rwakagara umwegakazi. Musinga nyina ni Kanjogera ka Rwakagara umwegakazi. Nyindo nyina ni Kumukera. Kamarashavu nyina ni Nyiramarora yanzirumbanje umukonokazi. Bera bose nyina ni Nyiramarora yanzirumbanje umukonokazi. Ariko abagore ba Rwabugili ariko batabyaranye nawe barimo Kagoyire ka Ruhezamihigo umumanukakazi, Nturo, Kangeyo na Kanyabujinja. Nyirandirikirwa ya Sendirima umutsobekazi, Kabarere ka Shumbusho, Murerwangwije Mukaremera Muserekande wa Nkazi, Nyirashongore, Nyirabaziga, Nyambi wa kabiri na Nyambi wa gatatu mwene Ruganguka. Ibitabo bitandukanye n'abahanga mu mateka bagaragaza ko hagati y'umwaka w'1500
n'igihumbi kimwe magana cyenda. Nibura miliyoni 50 z'abirabura bafashwe mu burasirazuba, uburengerazuba no muri Afurika yo hagati bakagurishwa nk'abacakara. Abanyamateka bagaragaza ko nibura mu nkengero z'inyanja y'Ubuhinde hagurishijwe miliyoni 17 z'abirabura. Icyo gihe ibice bimwe bya Afurika abaturage baragabanutse bicwa n'inzara, umuruho kubera ingendo ndende no gufatwa nabi. Henry Morton Stanley nawe uri mu bageze muri Afurika mu bukoroni yanditse ko nyuma yaje gusubira mu gace ka Maniyema ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asanga abaturage baragabanutse cyane. Ibicuruzwa ry'abantu n'ubucakara byaherekejwe no gutesha agaciro, iyicarubozo n'ihotera ry'abirabura bo muri Afurika byagize ingaruka zikomeye ku birabura bose, aho bava bakagera kugeza n'uyu munsi bacyahangana n'ibisigisigi by'izo ngaruka. Ku ngoma y'umwami Kigeli wa kane Rwabugili nibwo abaturage bo mu bihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara no mu karere k'ibihugu byo mu biyaga bigari muri rusange bari imari ishyushye ku isoko ry'ibihugu bya Amerika n'iby'Abarabu. Rwabugili niwe mwami wenyine wanze gufata abaturage be ngo abagurishe ahandi mu bice bitandukanye bya Afurika nk'uko abami bo babikoraga. Bararaga bafata abagabo n'abagore bafite imbaraga bakabagurisha abazungu n'Abarabu. Abamu bagurishaga abacakara bahabwaga impano zitandukanye zirimo indorerwamo, abasaro, imyenda ndetse n'ibindi. Umwanditsi akaba n'impuguke mu mateka Nsanzabera Jean Dodier agaragaza ko umwami Rwabugili yari amenye amahano Abarabu bari gukora mu Banyamwezi, mu Bagande, mu Banyoro n'Ikaragwe n'ahandi hirya no hino mu karere. Abarabu bafatanyije n'abami baho bari bamaze igihe kinini bafata abaturage baho bakabagurisha. Umwami Rwabugili amaze kumenyeshwa ko Abarabu bageze mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika yahaye itegeko ingabo ze ko umuntu wese w'uruhu rwera bazabona kandagira ku butaka bw'u Rwanda bagomba kumwica. Hari amateka agaragaza ko mu 1871 Abarabu ba mbere binjiye mu Rwanda baje gufata abantu, nta n'umwe warusohotsemo. Ayo makuru barayabwiranye baratinya cyane. Nyuma bagerageje kuresha umwami Rwabugili bamuzanira impano nyinshi zirimo amatungo, imyenda n'ibindi kugira ngo yemere kugurisha Abanyarwanda, ariko arabyanga. Niyo mpamvu Abarabu benshi bakambitse bakagarukira hakurya y'Akagera. Ntibatinyutse kwinjira mu Rwanda habe na gato. Abakoraga ubucuruzi busanzwe buzi bo barambukaga neza bakinjira bagacuruza bakongera bagasubira iwabo. Abarabu bakoze ibishoboka byose ngo binjire mu Rwanda bafata abagabo n'abagore, ariko umwami Rwabugili ababera ibamba. Umushakashatsi akaba n'impuguke mu mateka Innocent Nizeyimana yanditse igitabo yise Ubumwe bw'Abanyarwanda mu mateka yabo. Avuga ko Abanyarwanda n'ubwami bwabo bari bazi agaciro k'ikiremwa muntu ndetse n'uburenganzira bwe, ari nayo mpamvu bamaganye icuruzwa ry'abantu. Mu kiganiro yagiranye na RBA, Nizeyimana yavuze ko Rwabugili yakundaga abaturage be ku buryo nubwo byari bisanzwe bizwi ko abaturage ari rubanda rw'umwami, kuri we atari ko byari bimeze. Yagize ati, iki gihe cyo gucuruza abirabura Rwabugili yarabahakaniye. Aravuga ati, njyewe ntabwo nagurisha Abanyarwanda kuko si abanjye, ahubwo ni njye wabo, Abanyarwanda n'ab'Imana. Nizeyimana avuga ko muri icyo gihe Abanyarwanda bitaga umwami wabo Nyagasani, ni ukuvuga ko yari ahagarariye Imana. Iyi akaba ari nayo mpamvu bikekwa ko yatumye yanga ko Abanyarwanda bagurwa mu bucakara. Yagize ati, Abanyarwanda bumvaga ko umwami ahagarariye Imana, none se Nyagasani yari kubagurisha ku banyamahanga? Nubwo umwami baje bakamwinginga yakomeje kwimana abaturage be. Amateka agaragaza ko hari abantu bagurwaga mu Burundi no muri Kongo, mu burengerazuba bwa Afurika no mu burasirazuba. Icyo gihe banyuzwaga mu Rwanda bagiye gupakirwa mu bwato bwo ku cyambu cya Dar es Salaam bakanyuzwa mu nyanja y'Abahinde. Mu banyuzwaga mu Rwanda habaga harimo abana, abagore n'abandi bantu barwaye. U Rwanda rwababona kubera ubumuntu bwahoze buranga Abanyarwanda, rugasaba ko abo bantu bagumishwa mu gihugu, noneho u Rwanda rugatanga ingurane. Nizeyimana akomeza agira ati, Abanyarwanda barazaga bakabategera mu nzira, u Rwanda rukemera gutanga amaturo rukabagura, rugatanga ihene nyinshi rukemera rukarenza ku byo bari batanze. Aho babaguze rwarangiza rubabwira ruti, aba bantu ntabwo mwabagezayo dore bararembye bameze nabi. Yakomeje agira ati, babaguraga n'Abarabu babaga babajyanye muri Tanzania ku cyambu. Ibyo rero byose birakwereka ko u Rwanda cyari igihugu cyihagazeho, ntirwigeze rugurisha abantu barwo, ahubwo n'abanyamahanga
rwarabaguraga rukemera rukabishyurira. Liyetona Koloneli Gerard Nyirimanzi, umwe mu bagize urwego rw'intwari impeta n'imidari y'ishimwe, akaba no mu ishyirahamwe ry'abacukumbuzi b'ireme ry'umuco n'amateka y'u Rwanda, yavuze ko bimwe mu bigaragaza ko uko Rwabugili yanze gucuruza abantu ari uko bamwise bwanamukari cyangwa se umugabo ukaze. Yagize ati abacuruza abacakara bo byarabananiye kwinjira mu Rwanda, ku buryo harimo umucuruzi umwe wavuze ati pare musiyende wani kuna bwana mukari. Banavuga ko kari agace kitwa bwanamukari bakitiriye uwo Rwabugili wari waranze gucuruza abantu. Nyirimanzi avuga ko no mu Rwanda hari amasoko yacururizwagamo abantu, ariko babaga ari abavanywe mu bihugu byo hanze nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akomeza agira ati no mu Rwanda hari isoko ry'icuruzwa ry'abacakara, ariko igihamya gihari ni uko Rwabugili yanze gucuruza abantu. Babimusabye arabaseka cyane. Umusizi Nsanzabera Jean Dodier yavuze ko Rwabugili yanashyizeho ingabo zo kurwanya abacuruza abacakara, zishyirwa mu Bugesera ngo zihangane n'Abarabu. Icyo gihe ngo hapfuye Abarabu 10. Kigeli wa kane Rwabugili rero nk'umwami wari wararahiye kwagura igihugu, kuko izina rye ryabivugaga ko ari umwami w'intambara hamwe na Mibambwe, nk'uko byari byarateganyijwe na Mutara wa mbere Semugeshi. Uko abami bazajya basimburana, uyu mwami yashinze imitwe y'ingabo yakomeye mu gihe cye, irimo ibisumizi, ingangurarugo ndetse n'inyaruguru n'indi mitwe myinshi tutabasha kugarukaho aka kanya. Umwe muri iyi mitwe yari afite witwaga ingangurarugo, wakoze agashya mu gihe se wa Rwabugili ari we Mutara II Rwogera yari akiri ku ngoma. Uti byagenze bite? Byagenze gute kugira ingangurarugo zigabiza inka z'umwami Rwogera? Byose nibyo tugiye gukomeza kureba mu kiganiro cyacu. Tubashimira uburyo mukomeje kudutega amatwi, mukomeze gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Reka dukomeze tureba uko byari bimeze. U Rwanda rwagize intwari zitandukanye zikigaruka mu mitima ya benshi kubera ibikorwa byazo. Muri zo hari abami barwaguye n'umutwe w'ingangurarugo waranzwe n'ibikorwa bikibazwaho na benshi, nko gushimuta inka z'umwami Mutara II Rwogera n'ibindi kugeza zishwe n'abazungu. Uwo mutwe wari ugizwe n'abana baje kuvamo abarashi b'abakogoto, bakiratwa ubutwari nka Rwabishingwe wanze gusuzugurwa n'abakoroni. Ingangurarugo ni umutwe w'abana bakuranye n'umwami Kigeli wa kane Rwabugili, atarimikwa icyo gihe cyitwa Sezisoni. Igitabo Ingoma ya Kigeli wa kane Rwabugili na Nyirayuhi Kanjogera kigaragaza ko mu bwana bwe uyu mwami yaranzwe no gukunda intambara, kuko yagabaga udutero afatanyije n'urungano rwe bakanyaga inka. Abenshi bumvaga ingangurarugo nk'umwe mu mitwe y'ingabo waremwe ku ngoma ya Rwabugili, nyamara ngo wabonye izuba ku ngoma Mutara II Rwogera se wa Rwabugili. Mu bwana bwe Rwabugili abyirukiye kwa nyirakuru, umugabekazi Nyamavugo wa II Nyiramongi, abyirukana n'abana 30 bo mu kigero cye yari ahatse. Ab'inkoramutima muri abo bana bari bisangwa bya Rugombituri na Mugugu wa Shumbusho. Amateka avuga ko bajyaga babumba inka mu byondo. Sezisoni ari we Rwabugili akazibagabira nk'uko abantu bakuru bazigabirana. Nk'abandi bana bose, aba bana bakoraga imirimo bakitabira n'imikino y'abato, birirwaga bahiga inyoni ndetse bakanurushanwa no kurasa uruti, aribyo bitaga kumasha. Icyo gihe bifashishaga uduheto duto twa cyana. Abakuru bitegerezaga amashagaga y'abo bana, batangariraga uburyo ari abakogoto, abahanga b'umuheto mu kumasha. Sezisoni n'urungano rwe batangiye kujya bitabira ibitaramo ibwami, bakumva aho abahungu birahira umwami cyangwa ababagabiye. Baje gusobanuza abakuru impamvu umuntu yirahira undi. Babimenye bahindukirana Sezisoni wari umeze nk'ubahatse, bamusaba kuzabagabira, ariko ababwira ko nta mashya atunze. Bafashe iya mbere begera umwami Mutara II Rwogera, bamubaza igihe azabagabirira. Umuhungu we Sezisoni ngo nabonereho abagabire bajye bamwirahira. Yababwiye ashyenga ko niba bashaka inka bakagombye kujya kwinyagira izabo mu gihe bumva ko ari intwari. Abana banogeje umugambi maze bagaba igitero ku ishyo ry'umwami Mutara II Rwogera ryitwaga Intarama za Rwogera. Muri icyo gitero barasanye n'abashumba bazirindaga barabanesha inka bazihata ikibando.
mu gihe gito bari basesekaye ku karubanda ibyivuga ari byose ab'ibwami bati izi ngangurarugo tuzicitse dute. Abami babise iryo zina ingangurarugo kuko ari izo ngabo zubahutse kugangura urugo rw'umwami. Kugangura ni ugutera intugunda cyangwa akaduruvayo. Umwami Rwogera ashatse kurakarira abo bana maze abatware bamwumvisha ko ari wo wabahaye uburenganzira, maze bose abagabira inka zibakwiriye. Kubw'ubutwari bwakomeje kuranga izo ngangurarugo, Sezisoni amaze kwima agafata izina rya Kigeli wa kane Rwabugili, awugira umutwe ndangangoma ye, ni ukuvuga ingabo zihariye z'umwami zongewemo izindi. Reka turebe umwe muri abo b'ingangurarugo bari bazigize, ni uwitwa Ibisangwa bya Rugombituri. Uyu yaje gutsindwa bikomeye cyane ku ngoma Mibambwe wa kane Rutarindwa, atsindwa n'ubutegetsi bw'abakoloni ubwo yabagabye igitero ishangi mu Kinyaga, bigizwe n'uruhande rwa Kanjogera kugira ngo bace intege uruhande rwa Mibambwe wa kane Rutarindwa. Reka turebe ubutwari bwamuranze. Bisangwa yari afite se witwaga Rugombituri, agahungu katoraguwe n'umwami Gahindiro kamerewe nabi, kakazahurwa n'ibiryo byagoye umwami kubimenya byitwa ituri, ari naho yakomeye iryo zina Rugombituri. Mu mateka y'u Rwanda hari imvuga yagiraga iti umwami ntiyica hica rubanda. Umwami Kigeli wa kane Rwabugili nawe yavuzweho gutanga bamwe mu bantu babaga baregeye umwami ngo bicwe. Hari amakuru avuga ko umunsi umwe umwana yabajije Rwabugili ati ese kuki ukunda kwica? Rwabugili amusubiza ati si ibi bigabo se bindegera? Rwabugili avuga ati ngaho utari wandegera umuntu nahaguruka. Abandi baryumaho bakomeza baricara. Nyamara Ibisangwa bya Rugombituri arahaguruka kuko nta muntu yari yakamuregera mu mateka ye, asangira n'umwami ku nzoga y'imihigo. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bitigeze byishimira gukolonizwa. Mu kwihagararaho rwagerageje kurwana n'abakoloni bari bitwaje intwaro zirimo imbunda zirasa amasasu, mu gihe ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe zarwanishaga imiheto yatamikwaga imyambi ndetse n'amacumu. Ingangurarugo rero zafatwaga nk'intwari icyo gihe zagiye ku rugamba rwo kurwanya abakoloni. Rutarindwa wari umwami w'u Rwanda yakiriye intumwa yoherejwe n'umutware Rwabirinda wategekaga mu Kinyaga, aje kumubwira ko icyangugu abazungu bahateye bakaba bashinze ibirindiro ishangi. Rutarindwa ngo yahise akoresha inama igitaraganya yari ikoraniyemo abatware bakuru kugira ngo barebe icyakorwa. Uwitwaga Rwankangura niwe wategekaga ingabo zitwaga Abakeramihigo. Uyu rero yabasabye ko batagomba kwibeshya ngo bajye kurwana n'abazungu, kuko na Rwabugili ubwe ngo yaravuze ko ntawe ujya kubarwanya. Ibi Rwabugili yarabigiriwemo inama n'umwami witwaga Rumanyika wategekaga Karagwe. Ibi ariko Kabare na Rutishereka barabyanze bavuga ko badakwiye kugendera ku byo Rwabugili yakoze, ahubwo basaba ko bagomba gutabara mu maguru mashya kuko igihugu cyari cyatewe. Biteguye kujya ku rugamba muri Nyakanga mu 1996 nk'uko bigaragara mu gitabo cya Ruratera cyitwa Le Rwanda et Moderne. Shozamihigo mwene Rwabugili yagizwe umugaba wacyo aherekejwe na bamwe mu bakomeye nka Muhigirwa na Bisangwa bya Rugombituri. Iki gitero cyahitanye abanyarwanda batabarika bari bagitabayemo kuko abazungu barashishaga imbunda. Mu baguyemo harimo na Bisangwa bya Rugombituri na Mugugu wa Shumbusho, naho Muhigirwa we arakirokoka kuko yabonye byakomeye agakiza amagara ye. Abanyarwanda bakubiswe inshuro maze ibwami bayoboka ku neza hakoreshejwe inzira y'imishyikirano hagati y'impande zombi. Mu rwego rw'imishyikirano ku ruhande rw'u Rwanda hoherejwe Rwabirinda na Rwidegembya bajya gutwara ishangi mu izina ry'abazungu, maze abazungu nabo ngo bohereza umwami impano zirimo imyenda, ariko amakuru akavuga ko umwami yanze kuyambara bakayijugunya mu Kanyaru. Umwami Kigeli wa kane Rwabugili umwe mu bami bakoze amateka mu Rwanda rwo hambere. Umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli, Yuhi wa kane Gahindiro na Kigeli wa kane Rwabugili ni abami bakomeye bakoze amateka akomeye ku ngoma nyiginya, bagura u Rwanda kandi baruhesha insinzi nyinshi byatumaga rwubahwa n'amahanga. Dore amwe mu mateka y'ibitero umwami Kigeli wa kane Rwabugili yakoze. Umwami Kigeli wa kane Rwabugili yahoranaga ishyaka ry'imihigo, akamenya imirwano, akagira n'ubutwari ku rugamba. Ikivuga cye cyari inkotanyi
ibitero byinshi yagabye byakangaranyije amahanga. Rwabugili amaze gushyira umurwa we Isakara aho mu Kinyaga, Rukurura ariyo ngabe y'ingabe y'Igisaka niho yanyazwe igambaniwe n'umutware Kabaka ka Kayagiro. Ubwo rero Isaka cyegukira u Rwanda burundu. Bimwe mu bitero bya Rwabugili n'ibikurikira tugiye kurebamo ingero zabyo. Reka turebe igitero cya mbere aricyo bise igitero cy'amazi. Cyari kigamije gukangara ndorwa yari imaze kunyaga ubushyo bw'inka z'u Rwanda. Muri izo zitwaga umuhozi, cyiswe igitero cy'amazi ku mpamvu y'imvura y'Urushyana yujije imigezi igakuka ingabo zikabura aho zimenera. Igitero cyo kuri Rito, ingabo z'u Rwanda zari zibasiye igikomangoma Nkoronko, zishinga ibirindiro ku nkiko y'u Burundi, zitera Rugigana umutware wo mu Rito byangaragu h'i Burundi mu byo kurengagiza. Igitero cyo mu Butembo ni igitero cyari cyo kumvisha Muvunyi wa Karinda, umwami w'Ubuhunde wanyaze imisagara yagishiye ikamuronsi. Igitero cya mbere cyo kwijwi. Ibi bitero byo kwijwi rero byagabwaga mu mato y'imbere aturira abantu 10, nayo inkuge aturira abarenze 20. Icumbi ikaba imisego begamira cyangwa se intebe z'abasare bavugaga. Iki gitero cyari kibasiye Kabego, umwami wo kwijwi wiswe Rwanyonga rwa Mugambwa mbere. Ikindi gitero ni igitero cya Gikore ho mu Kigezi hafi ya Kabare hagengwaga n'Ubuganda. Iki gitero cyahujwe na Nyirimigabo kugira ngo yongere igihugu cy'Abagina. Ni nacyo cyazanye ubwoko bw'ibijumba biri mu Rwanda mbere yaho hari gafuma gusa. Ikindi gitero ni icyo mu Buntu Buzinda, cyari kigamije kurwanya Byanterana, umwami w'Ubunyabungo wari utuye ku Buntu Buzinda, aho abashibanesha igitero cy'Abanyarwanda cyari kigizwe n'imitwe 2 gusa. Abacitse ku icumu bagobokwa n'umurishyo w'ingoma zasukiye ku nteko zigakanga Abanyabungo bagasubira bakavunura. Igitero cyo ku Kankwiriri hafi ya Muzimu hari igishanga cy'urufunzo hafi y'inkambi y'ingabo z'Abanyabungo. Iki gitero cyari kigamije kwihimura. Abanyarwanda barwana inkundura batwika urugerero rw'Abanyabungo, ariko isayo ntiyatuma bafata Kankwiriri. Kigeli ategeka guhagarika imirwano, ingabo zunamura icumu. Igitero cya kabiri cyo kwijwi rero kiyoka n'Rwabugili yeregaruriye ijwi ry'abaramuyobotse, inkundiye waryo aza kurigandisha. Iki gitero cya kabiri cyari kibasiye icyo kigande, inkundiye amaze gushoberwa ingabo zimusatiriye aho yahungiye ku kirwa cy'Isovu, yiroha mu Kivu, ijwi rirayoboka gutyo. Igitero cy'Ubushubi nacyo ni ikindi gitero cyagabwe n'umwami Kiyoka n'Rwabugili. Kibogora umwami w'Ubushubi amaze gutanga yasimbuwe na Nsoro. Rwabigimba, umwe mu bavandimwe be, atangiye kumurwanya. Nsoro yitabaza Kiyoka n'Rwabugili. Kigeli aratabara, nuko Rwabigimba araneshwa, ahungira mu bugufi bwari ubw'i Burundi muri ibyo bitero cyo ku Rusozi. Icyo gitero cyo ku Rusozi ariyo Bukavu y'ubu cyari kigamije gufata mpiri Rutaganda n'umugabekazi Mugeni Gahwijima, kikanyaga ingabo y'Ubunyabungo Karyamahugu kugira ngo u Rwanda rwigarurire by'imvaho Ubunyabungo. Rutaganda na nyina bari bahungiye ahantu ho mu Bishugi mu majyepfo y'Ubunyabungo kwa Katabirurwa. Igitero cyica Katabirurwa gifata mpiri umugabekazi, naho Rutaganda abagaragu be baramucikana. Igitero kindi gifite amateka akomeye cyane Rwabugili yarwanye ni igitero cy'Imigogo. Icyo gitero cyari kibasiye Ntare wa 4 Rwamigereka, umwami w'Inkore wari wanyaze inyambo z'i Rwanda, agatwika ingoro y'Rutaraka hafi ya Nyagatare. Kigeli Rwabugili yari Bunyabungo n'ingabo ze, nibwo avunuye atera Inkore, yigarura umurwa Mbarara. Rwamigereka yari yahunze, amenesha imigogo y'Abanyankore, agarika ingogo, imbunda zabo zahindutse ibifuma. Reka turebe byimbitse iki gitero cy'Imigogo, amateka yacyo n'ingaruka cyagize. Nkuko tubikesha igitabo Intwari z'Imbanza zubatse u Rwanda rugahaya igitinyiro, cyanditswe n'umusizi Sazabira Jean de Dieu, inzobere ku muco, ubusizi n'amateka, tugiye kubatekereza bimwe mu bigwi n'ibirindiro by'umwami Kigeli wa 4 Rwabugili, aho tubimburiye ku bigwi bye mu gitero cy'Imigogo. Na n'ubu kikirahirwa n'amahanga, by'umwihariko abakigabweho b'Abanyankore b'Abahinda. Mu gitero cyiswe icy'Imigogo, Rwabugili yagabye muri Nkore,
cyabaye mu gihe abanyaburayi bari batangiye gusesekara muri Afurika y'Iburasirazuba ngo bayikolonize. Icyo gihe agace k'igihugu cya Uganda Nkore yabarizwagamo kari karatangiye kugendagendwamo n'Abongereza barimo kwiga inzira bazanyuramo batangira kuhakoloniza no kuhasakaza ibikorwa byabo. Mu Rwanda ho bari bakihasunasuna byo kuhatinya kubera amateka yaho, abayobozi n'abaturage b'indwanyi. Impano za mbere Abongereza baha Abanyankore ni imbunda n'amasasu yo kwirwanaho bahashya umwanzi ubashotoye. Zimwe mu mbunda Abanyankore bari bafite nizo bitaga amakoba. Izo mbunda babahaye zigera kuri 300 nizo zabashutse batangira kwigerezaho ngo bagiye gutera u Rwanda. Rwabazengereje imyaka myinshi, dore ko hari ikindi gitero Rwabugili yari aherutse kubagabaho mu myaka 2 yari ishize, ni ukuvuga mu 1992. Mu 1995 nibwo hatangiye imvugo igira iti u Rwanda ruratera ntiruterwa, kubera ko u Rwanda rwari rumaze kuba igihugu gikomeye kandi cyubashywe mu karere mu by'ingabo no mu mitegekere biturutse ku miyoborere myiza ya Kigeli kane Rwabugili. Rwabugili rero ari igihogwe ni muri Muhanga y'ubu. Yumvise inkuru ikomeye igihugu cy'Ubunyabungo cyari kigaruriwe na Rutaganda. Amaze kubyumva ahita yemeza gutera Ubunyabungo. Bageze ku kirwa cyitwa Ibinja yumva aribwa mu nda, birakomera cyane atangira kuvugishwa. Babibonye bihutira guhamagara umwiru mukuru w'iyimika witwaga Rutikanga wa Nkuriyingoma wari wamaze kwambuka. Umwami bamwomorera inyamasheke. Abasare 8 b'Abanyabungo bahise bicwa kuko bari bumvise umwami ataka avugishwa. Rwabugili aratanga, umugogo we utwarwa inyamasheke. Bivuga ko ngo yaba yararogeye ku kirwa cy'Ibinja. Yatanze mu gushyingwa muri 1995 ubwo yari mu rugendo muri leta ya Kongo yigenga, nyuma gato yo kuza kumushakashatsi w'Umudage Gustav Adolf von Gotzen. Ikigaragara ibyo nuko bamaze komoka abarwanyi b'Abanyabungo bahageze ari benshi bashinyagurira Abanyarwanda. Ku munsi wakurikiyeho nibwo iyo nkuru y'incamugongo yamenyekanye. Hari muri Nzeri mu 1995 umugogo wa Rwabugili watabarijwe i Rutare, aho bamwe y'intambara bashyingurwaga. Byabaye iherezo ry'umwami w'umurwanyi w'igihanganje. Hari inkuru kandi zivuga ku itanga ry'uyu mwami. Iya mbere nivuga yuko yaba yararozwe n'Abanyabungo nk'uko tumaze kubivuga. Indi nivuga yuko yaba yararozwe n'abatari bashyigikiye ko Rutare rw'umwami kuko Rwabugili yararaze Rutare rw'ingoma. Hari n'abavuga ko Rwabugili yaba yarapfuye azize umutima kubera ingendo za hato na hato ziruhije kandi za buri gihe. Kora share, subscribe ndetse na comment dufatanye guteza imbere ubuvanganzo nyarwanda tunamenyekanisha amateka rwatubyaye. Aya ni amateka rwagarukaga y'umwami Kigeli kane Rwabugili wagaragaje ubushishozi ndetse no gukotanira igihugu cyane, haba mu mitegekere iteye imbere ndetse no kugerageza kurwagura. Nkuko twabibonye Rwabugili akaba yarabaye umwami hagati y'imyaka 1953 kujya mu 1895.